aha yewe yewe abandi bana yewe ndagukunda cyane. Cya gatatu unkundira iki? Uri mwiza, uri igitego mutarutwa. Baguhitishijemo sibyo, tugeze nk'ahantu nyine tugomba kwambuka sibyo, guhitishamo giye nkaba ndi kumwe na Mary wawe, akaba tugomba nyine kwambutsa umuntu umwe kabisa muri abangaba, giye na Mary wawe wakwambutsa nde kabisa, nde wasigara ku nkombe, nde wakwambuka na wowe. Sinarisiritse kuryanjye kambaro kamakurimba bwiza budakurikirwa umutima wimitse sheri. Asika neza icyo ni kimwe. Yego ngiye mukundira uko ari gutyo gusa ko ari biranyura sabana neza ko byatangiye rimwe gute twaraho nyine duhita dukundana twembi kabisa. Mwahuriye he? Ku rusengero right, kumenyesha ko na satani ntacyaza twarira ipfundo. hari ubwo ajya njya nk'ikinyunguti kabisa, antunguye nkumva arakinjomye kabisa, ritanangishije urukundo umweru ukomeye nk'inyundo. none afite ijwi ryiza cyane, nkunda ukuntu tuganira nkumva njye nagiye uwo mbagiye nka he kure nyine barumva nyine iyi sinayitaye. Yego uwa mbere mpa ku mutima, ugenda muri nkesha kurusha amaraso, utuye muri nke bimwe by'umutima. urukundo rusobanuye iki kuri Diane? urukundo rusobanuye iki kuri njye? Yego Ladies and gentlemen, reka nizere ko mumeze fresh sana, ibintu biri kugenda neza cyane, muri kugenda muryoherwa aho muherereye hose, ubuzima buri kugenda neza cyane, by'umwihariko abantu bafite abakunzi babo muri kugenda muri yes, ni mpamvu bashyizemo akantu k'abantu bafite abakunzi. Hari abantu twababuze ariko tugishakisha, ariko dufite icyizere cy'uko tuzababona. Niyo mpamvu turi kumwe na couple imeze neza cyane, abona ko baba bafite akamwenyu, inseko ni yose, barishimira ibyo bagezeho. Karimo kabisa. Okay, ni muri cya kiganiro cyacu rero kuri African Star twise Ask Me Anything, baza buri kimwe cyose, aho natwe tugenda tubaza buri kimwe cyose, nabo bakagenda babazanya buri kimwe cyose, namwe mukababaza buri kimwe cyose. Muri comment muraza kuduha comment y'uburyo mwabyumvise cyangwa se mwabumvise, ndetse n'abandi bantu twazatumira ubutaha. Couple rero twatumiye uyu munsi, urabona ko harimo abacuranzi, ibyo byose harimo n'abaririmbyi, byanze bikunze harimo abacuranzi hakaba n'abaririmbyi. Iyo tubona umucuranzi ubwo n'umuririmbyi aba hari, bivuze ngo byose barabikora, bari buze kugenda badutaramira muri rusange. Yes, reka tubahe ikaze noneho, mutwibwira, ariko mbere yuko mutwibwira ngewe bahaye ikaze ni Director Mevin Pro, cyangwa se unyite Ntare Batinya bitewe n'izina wumva rimbereye. Nubwo ndabanje kubibwira kugira ngo namwe muze kutwibwira, mubwire n'abadukurikiye by'umwihariko. Yes, reka duhere ku mugabo. Ubwo ni umugabo, ni umutware, sinzi ko umuntu mu bivuga nyine, ubwo njye mbivuze nkanjye umutware. Reka duhere ku mutware, adusuhuze, atubwire amazina, ubundi atubwire no bari kumwe nawe. Ubwo ni ukumuha ikaze nyine, uramutwakirira mu byo byanyu, twumva uko bimeze. Nari kabisa. Yes, kaze. Okay, mbaje kusuza cyane abakurikiye African Star. Yes. Nitwa Jafet Twiringiyimana. Yes. Niyo mazanye ababyeyi. Yego. Ariko iry'ubuhanzi ni Jean Tihatana. Yes. Rero ndi umusore w'Inyanza, aho bakunze kwita amayaga. Uri umunyenyanza? Yego, ndi umunyenyanza kabisa. Rero anishimiye kuba ndi Kigali mino miss cyane, bakandi kuba ngeze kwiza mikoro za African Star. Yes.
ni umugisha ku Mana ukomeye cyane. Rero hano ndi kumwe n'umusista n'umusista numva ameze neza cyane, arasa neza, ndabibona arishimye, ariko nubwo bwo abo kumupresenta ni girlfriend. My girlfriend. Yes, sheri wawe. It's okay. My girlfriend, my friend ni. Yego, ni sheri wanje. Yego. Yego. Ngo mutubwire nyine ni muntu ki uretse ko ari sheri wawe. Yes. Se ko sheri wanje ni umukobwa, nuko bigaragara umukobwa ushima Imana. Yego. Hanyuma nawe ni umuririmbyi. Yego. Dusangiye impano yo kuririmba. Yego. Ni umuririmbyi mwiza cyane, afite ijwi ryiza. Aza kudusangiza twebe koko afite ijwi ryiza ngo utari kumubeshya. Yego. Araza kuza kubikora, ndumva wenda ibindi yaza kuza kubyivugira. N'abangarukiye aho ngaho. Yes, ubwo wamuhamya bakatwibwira wamupresence naho agiye kutwibwira nyine nka girlfriend wawe. Yes, murakoze cyane. Yes. Nitwa Iradukunda Diane. Yego, ratira dukunda. Yego, mbanje kubasuhuza cyane. Yego. By'umwihariko ndabakunda. Nishimiye kuba ngeze ahantu. Yego. No kuba mfashe zino mikoro, abantu nyine benshi bifuza kuba babigeraho nyine ntibabibone, ariko nyine ndashimana nyine ko nabigezeho. Yego. By'umwihariko ndi kumwe n'umukunzi wanjye nkunda cyane. Yego. Yego. Ariko se wamukundiye igibundi uramukunda cyane, ariko nk'akantu kamwe cyangwa se ugiye kubwira abantu badukurikiye tubiri twatumye wamukundiye dutandukanye n'abandi bose. Uko ari nyine biranyuze ngewe, ntabwo nyine njya mvuga ngo nkunze umuntu nga isura cyangwa nyine ngo uko areshya, kuko hari igihe biba ngombwa yuko nyine ibyo bintu wamukundiye biba ngombwa yuko bihagarara, karangira nyine icyo wamukundiye kirahagaze. Ngewe mukundira uko ari. Uko ari gutyo gusa. Uko ari biranyura. Sobanura neza, kantu gasobanure neza. Ameze ate? Abatamuzi ameze ate? Asika neza. Icyo ni kimwe. Yego. Aseka neza. Ikindi anyitaho bihagije cyane. Yego. Akwitaho pe. Yego. Abandi bana ubwo nyine abandi bafite abantu babitaho ubwo mwisungane, ariko abadafite abantu babitaho ubwo nabo bihangane nabo sibo. Yego. Yego. Jafeti ongera umuhe mikoro atubwire nawe ikintu yagukundi ubundi kabye cyane man, kabye cyane. Uramurusha mbere yuko kavuga mujya gukundana. Ninde wa Teleson? Ninde nyine wazanye igitekerezo cya bwa mbere afata ngiye gukunda umuntu? Ninde wabanye? Ko byatangiye rimwe. Gute? Twaraho nyine dukundana twembi kabisa. Mwahuriye he? Ku rusengero, right? Ku rusengero. Rumwe musenya ku rusengero rumwe, mwasinya ku rusengero. Oya wapi? Rumva nyinde mu ADPR. Wo ni umuporo hari sigo umuporo. Mwangirikana. Yes. Wari wagiye kubasura cyangwa mbone nagiye no kubasura nyina ngo curanga nyine bisanzwe. Mukobwa arinjira. Yari muri korari? Oya wapi? Ari muri mu Kristo usanzwe. Usanzwe basenga bisanzwe. Yego. Ubwo nyine mu gihe nyine yinjiye arambona. Yego. Akimbona yumva nyine akantu ku mutima karashe. Avuga ati no mujama nje ko biri kose agomba gusohoka tukavugana. Tukavugana nyine kwambwiye nyine ko yambwiraga. Batwe bikose no mutipe wana agomba gusohoka tukavugana. Yego. Niko byagenze nyine kabisa. Musoje amateraniro musohotse aravuga ati arazara gusuhuza. Yarasuhuza turavugana tuyibwira nambwira amakuru. Yego. Duhana namba bukeye turakomeza. Bita bikomereza. Turakomeza akajambo kamwe yakubwiye. Kumva nyine uwo mugihura. Kuri uwo munsi tutugihura. Ku buryo wese bwa ati n'uyu. Arumva bwari ubwa mbere. Bivuze ngo kwiterete. Tutazanye hoye wapi. Urumva nyine bwari ubwa mbere. Ntabwo ntabwo nari muzi. Ariko nyine habaye nyine kuganira turahuza. Turahuza. Yego. Bigenda biza rero birakura biba binini cyane. Yego. Hagati aho muri abacuranzi, muri abaririmbyi. Ariko se uba muri korari? Oya, ntago nyirimo. Ntago wibamo. Yego. Ariko uri n'umuririmbyi nubwo utari muri korari. Yego. Okay, noneho
ubwo mugiye kuturirimbira, urabona ko umutware wawe cyangwa se sheri wawe aba yitwaje gitari, bivuze ngo ni umucuranzi, wowe ukaba umuririmbyi, nawe akaba abihuza. Mugiye kudutaramiraho nk'umunota umwe mu ndirimbo mukunda, mwumva mwatangiriraho, mwasangiza abantu cyangwa se indirimbo yanyu. Sinzi uko mwe muri bubikore, ariko mugiye kuturirimbiraho, nirangira ndahita mbabwira ikintu dukurikizaho. Yego. Tugiye kuririmba indirimbo yitwa Ipfundo. Yitwa Ipfundo. Yego, ni iyacu. Yes, mwanya ni uwanyu. Sinariziritse kuryanjye kambaro kamakurimba bwiza budakurikirwa w'umutima wimitse sheri, kumenyesha ko na satani ntacyazatwarira ipfundo ritanangishije urukundo rumwe rukomeye nk'inyundo sheri, ngahatiri iki kiganza twibanire nta rubanza, kuko naguhaye ikibanza mu mutima wagukunze sheri, n'ubukana bw'urupfu ntacyo buzadutwara, kuko na nyuma y'ubu buzima tuzibanira. Ntacyo buzadutwara, kuko na nyuma y'ubu buzima tuzibanira. Ariko mana yanjye, na nyuma y'ubuzima muzagira gute? Tuzibanira. Muzibanira. Yego, ino ndirimbo se mujya kuyihimba mwaricaranye murayihimba? Ni umuntu umwe wayihimbye, araza mu gitekerezo ati dore nahimbye indirimbo ndashaka ko tuyiririmba cyangwa tuzayisohora, ariko se mwana ayisohoye by the way? Ntabwo irasohoka, mu minsi iri imbere murayishyira hanze. Okay, ariko muzanayisohora ndabyizeye. Yego, igitekerezo cyazanye nde kugira ngo ino ndirimbo ikorwe? Nk'ubusanzwe nibyiwe nyine, ariko by'umwihariko nyine arandika indirimbo nyine yenda bitewe n'amarangamutima afite, nyine akandika indirimbo, ariko nyine indirimbo yose yanditse we akaba yizi. Yego, nyine nk'iyayimaye direct mpita nyifata. uhita uyifata direct? Yego, mpita nyifata. Yego. Muri rusange wenda umwanya munini nubwo nabatumiye, hari uburyo mwebwe ibintu byanyu mubikoramo cyangwa se intego zanyu muri rusange, urugendo rwanyu, ubundi mumaranye imyaka ingahe mukundana? Tugiye kumarana amezi 7. Amezi 7? Yego. Ni ukuvuga ngo ntabwo muramarana igihe kinini cyane. Yego. Muri rusange se muteganya kubana ryari? Reka tubaze Janti umuhe mikoro. Nicyo kiza. Oya, nta kibazo watubwire rwose. Okay, tuko biri kose turakundana, cyo ni cyambere kandi cyo kibanze. Hanyuma kandi umva turimo turakora. Yego, turi kumwe turimo turakora kandi turahuza cyane pe bishoboka. Yego, rero uko biri kose nabiteye na gahunda y'Imana, tukumva nibira bitarenga umwaka. Bitarenga umwaka. Uyu mwaka turimo? No. Umwaka ukurikiye? Ukurikiyeho. Vuba 2027 rwose tuhite twambikana y'urudatane. Tugiye mu rusengero, pasiteri abihesha umugisha. Neza cyane. So noneho rero, ariko Janti, mbwira nk'ibintu 5 teri wawe Diane. Nta nubwo ndi bujijinga, ndabiva nk'umuntu uri kurapa. Uri kurapa. Mba ndivuga pa nihuta cyane. Mbwira ibintu 5 ujye uvuga ati ibi bintu ntabwo mbikunda, iki kintu gikoze ntabwo ngikunda, cyangwa mbwira kimwe.
ikintu ntabwo gikunda ngize ngo ugiye kumbaza n'ibintu mukundira ahubwo ati ndagukunda pe iyo gakoze mba numva bidahura ariko ndakihanganira kaya kanura siko numva nako ariko hari ubwange ajya njya nk'ikinyunguti kabisa antunguye nkumva arakinjomye kabisa ukumva birakubanga nkumva nyaracishinze nkavuga ati se kino kintu kucyishinze bigenze gute tuko kivuye kure kereka we nagakoze yambwiye ariko araza nkumva arakinkubise nkavuga ati ngaho re nkarikanga nkumva ngize ubwoba uko narakara ukumva akarinyakara ariko kavuga ati ntakunda kavuga ati ntari kabisa ako niko kantu konyine ibintu bitanu mukunda umuntu uvuga ati Diane ibintu bitanu nibyo bintu afite biruta iby'abandi bantu bose jewe abantu bose twahuye ariko naramubonye ndavuga ati ibintu arabyujuje byanze byange bikunde sinzamutakaza yego icyambere nuko Diane arankunda icyo ni kimwe icya kabiri ankundira umuryango rwose nkabikunda nanjye kandi barabizi nabo barabizi bose hafi ya bose yego hanyuma Diane ni umukozi pe arakora ni umukozi yego hanyuma ikindi kintu akora ku ntego mba mbyumva turaganira nkumva uko biri kose afite intego akora ku ntego rero nkumva ni ibintu nkunze kandi cyane hanyuma ni mwiza mu bigaragara inyuma ni mwiza pe ni ukuri pe none afite ijwi ryiza cyane nkunda ari ukuntu tuganira nkumva njye nagiye uwo mbagiye nka he kure nyine barumva nyine iyi sinayitaye yego agofara najyana nyine ahantu kure cyane kabisa yego noneho mpera Diane nawe agira natubwira ibindi bintu bitanu rwose ibintu bitanu nawe avuga ati ibintu rwose ariko mbere yuko avuga ibyo bintu bitanu ajya ngo banza avuga ikintu kimwe nawe Diane nawe avuga ikintu kimwe ajya gukora ukumva iguteye umujinya ariko ukumva ariko akavuga ati reka mbyihanganire ikintu kimwe kanumve mbanze mwitegereze neza mwitegereza rwose ntacyo nuvuga ngo we nta kintu ajya gukora ntacyo arera de yego okay twagiye ndumva ntacyo pe ubwo bivuze ngo aba bamwere ubwo wowe ntabwo uri umwere wapi oya okay noneho ndagira ngo umumbarize ibintu bitanu ushaka utaramubaza ibintu bitanu utaramubaza ushaka ubimumbarize bimubaze yes urankunda ajya umuha mikoro kugira ngo twumve neza ko yasubije 100 ku rindi kabisa cyane icyo ni icyambere ngakangaye ku 100 rigiye biri ku 100 ese birenze 100 birenze nyine uko mbitekereza cya gatatu unkundira iki kuko unkunda unkundira kuko nkukunda icya kane asigaye cya gatanu ese ni ikihe kintu nyine gishobora kudutandukanya njye nawe njye nawe cyatandukanya njye nawe urazi ndamutse menye yuko nyine atari ibihuha koko bikaba ari ibintu biri mu kuri nkagufata uri muca inyuma icyo kintu cyo ntabwo nakihanganira pe nibyo rwose ubwo rero arabiyumva noneho nawe ugiye kumubaza ibintu bitanu nawe ushaka kumubaza utaramubaza ariko ndatekereza hari ibyo akubajije ariko
yigeze kukubaza ariko noneho wowe ugiye kumubaza ibindi bitanu wowe wumva utaramubaza ariko wumva ushaka kumubaza aramubaza umva ni ubwa mbere ndikubajije ni ubwa mbere ubyumvise mu matwi yawe okay mu kano kanya ugize amahirwe ugahura n'Imana mu nzira wayibaza iki? Imana rwose muhuye gutyo ko physically gutyo mugahura wayibaza iki? njyewe nk'ubusanzwe nyine tubwirana ko dukundana ariko ikintu nayibwira ndabyizera ko dukundana ariko ikintu nayibwira ati kuko Mana umbonera umukunzi wanjye ankunda by'ukuri ikintu yambwira nyine muri ako kanya diregite nahita numva niba imbwiye ko utankunda nahita nyumva yambwira ko unkunda nkacyumva okay icyo ni kimwe ikindi cya kabiri okay icya kabiri rero yego mbo ndamutse mbwiye ko ngiye kujya ahantu sibyo nyine kujya ahantu nyine runaka wenda nko mu kazi runaka wenda ni ikihe gihe ntarengwa wumva wakwihanganira kuba ntahari tutari kumwe? igihe si cyambere cyo nuko naba umva ku mutima ariko nyine biba ngombwa yuko nyine fa kuba nzi neza kuzagaruka nakihanganira igihe cyari cyo cyose yego niba nama y'imyaka 50 fa kuba nzi kuzagaruka asigaye kimwe cya gato ntabwo nkunda pe urumva nyine twaba turi kuvugana nese biba ngombwa ntabwo nyine byabura kugukumbura ariko nyine nzi kuzagaruka cya gatanu singufashe ndagufashe uzongera umbeshye icya gatanu uzongera umbeshye okay ikindi mbone ni uwuhe murimo nakubwira nyine ngo unkorere nk'umukunzi wanjye tukumva nakujeniye kuma ntabwo bishaka kumva nyine ibintu utakora birakubangamiye umurimo nawe yego nawe umurimo ari wose ni akazi nyine akazi kariko kose kaguhesha amafaranga none umurimo wari we wese mikoro abaze neza kibaze neza nta kibazo wenda turamutse tubana sibyo ni iki kintu nagusaba kunkorera sibyo ukumva kirakujennye kumva bati cyo kukwica ntabwo nagikora si icyo ari cyo cyose se nawo ni umurimo si umurimo ra baratubwira muri comment ni umurimo ikintu cyose wapanze gukora nyine murakubwira ngo nkorera iki kintu bari umurimo usibye nyine nese sari umuntu ubwira undi ngo nyiyicira icyo cyo kimbwiye ntabwo nicyo kintu nyine nakora nike ahubwo wowe mbwira niba icyo ari cyo nyine wambwira ngo nkorera iki nkumva ko cyanje nawe nge nta kintu na kimwe nyine wambwira kugukorera ngo kinjene pe yego nacyo sigaye bingaye ubwo byarangiye kereka nimba hari icyo wumva kindi wakongeraho kugira ngo wenda kirenze ibyo nakubajije ibyo mbajije yego okay cyanyuma ubundi duhita tujya kwiririmbira okay baguhitishijemo sibyo tugeze nk'ahantu nyine tugomba kwambuka sibyo guhitishamo giye nkaba ndi kumwe na Mary wawe akaba tugomba nyine kwambutsa umuntu umwe kabisa muri abangaba giye na Mary wawe wakwambutsa nde kabisa nde wasigara ku nkombe nde wakwambuka na wowe hagati yanjye na Mary wawe haracyariho n'umugisha ariho nyine buriya nyine subiza iseko no muri reality barabandika ngo nicyo gituma sibyo
nyine ndamukunda pe kandi nawe ndagukunda urumva nawe ndagukunda ko nyine muri aka kanya nyine ni wowe turi kumwe nawe turi kumwe kiragoye pe mwese ndabakunda Baby kiragoye pe no muri komenti basubize ntago nyine uri umubyeyi wawe nyine n'umukunzi wawe byafuma mwese nkabareka nkikomereza ntago nahitamo umwe pe njyewe nagenda ubwo mwese mugasigara aho kugira ngo ufate umwe kandi mwese ndabakunda. Oh my goodness. Yego. Yes. Ntago nafata umwe. Okay, noneho tugiye kuririmba mugiye kuturirimba indirimbo nk'ebyiri ubundi mbaza utundi tuntu bite tugana ku musozo. Yego. Oh yeah. Mu by'ukuri nakubuzeho defoe sinzi yakuremye icyo yari igamije inseko yawe kuri njye ni nk'urukingo rumwe rugabanya ububabare you know uri misi w'isi ukwiriye ikamba ukwiriye umudari mu by'ukuri nakubuzeho defoye sinzi yakuremye icyo yari igamije inseko yawe kuri njye ni nk'urukingo rumwe rugabanya ububabare you know uri minsi w'isi ukwiriye ikamba ukwiriye umudari it's alright. Merci. Yego. Nibitse urukundo. Wanyeretse urukundo rurambuye nukuri naranyuzwe pe nubwo ntacyo nabuze ibanga ni iry'ababiri gerageza urukomeze rugwize impuhwe nicyo rubereyeho naruhari igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ijambo wambwiye turi twembi humura ndakumva pe ryane icyizere gitubutse simvuze ndacecetse
wizere ko turi kumwe kandi tuzahorana, izere amahoro nta makuba, ibyo tuzabifatanya. Uri mwiza uri igitego mutarutwa, uri mwiza uri igitego mutarutwa, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Yego yego ni Diane na Jafeti cyangwa Gentil Tara, muri kugenda badususurutsa cyane ngira ngo kugenda mubumva, mugende muduha comment muze kutubwira uburyo bagenda baturirimbira, uburyo impano yabo mwayumvise, ukuntu ari couple nziza ishima Imana, Imana yagiriye neza, mutubwire uko mwayibonye. Noneho twigugana ku musozo rero, ndagira ngo mugire akantu kamwe mukora ubundi dusoze nk'abantu bakundana. Ni mukora akantu mushaka nyine mwumva nyine karyoshye. Aha, mwanya ni wanya amasegonda 5 ubundi mpite bagura igikuri cyo muri dusoza. Aha, yewe yewe abandi bana yewe ndagukunda cyane. Yego banumva nta cyakundutirana nyine, na kintu kirenze nabona nyine cyakundutira. Ndagukunda cyane za nyuma, ariko uri uwa mbere mpa ku mutima. Gentil Tara rero nawe natubwire. Ndamutse nk'ubuze najya ku wundi mubumbe, kugira ngo ndebe niba ariho wimukiye, ugenda muri nkesha kurusha amaraso, utuye muri nke bimwe by'umutima. Ndamutse nk'ubuze najya ku wundi mubumbe, kugira ngo ndebe niba ariho wimukiye, ugenda muri nkesha kurusha amaraso, utuye muri nke bimwe by'umutima. Yes. Ikintu ngira ngo mvuge ni ukubashimira cyane. Yego. Abantu bari kureba ino video. Yego. Kwino shene, hanyuma mu by'ukuri shaka kugira ngo sabe umuntu wese uri mureba ino video. Yego. Mu by'ukuri dufite impano by'umwihariko reka nivuge jewe. Hanyuma naje hano mu i Kigali ngira ngo nkore buhekano kashobora kugira ngo ngaragaze impano. Yego. Nkore bwabaga nkore bishoboka byose kugira ngo ngaragaze impano. Rero ndasaba kugira ngo umuntu wese uri muri wa kino kiganiro ndasaba inkunga pe muri makeya. Yego. Kandi kuko kose nta nkunga iba nkeya, inkunga yose kwije munarayakira. Yego. Shaka kuza ari ibitekerezo ndabirisaba cyane. Yego. Ariko ekanaza migo mufatika. Yego. Ayuma dufite YouTube channel. Yego. Nyuzaho ibihangano byanjye. Yego. YouTube yitwa Gentil Hatana. Yego. Yego, n'izindi mbuga zose nkoresha, ari Instagram, ari TikTok, Facebook na YouTube gutyo hose no kwandikamo Gentil Hatana uko ibihangano maze kwenda shyiraho. Yego. Rero ndumva iki kintu numva navuga. Yego. Ndabashimiye cyane, basimbishe bakore subscribe, bakoreshe abakore comment na like. Nabibutse ko ufite indirimbo. Yego. Hanyuma rero mfite indirimbo nshyashya imeze neza cyane iryoshye. Ni indirimbo yitwa Icyapa. Yego. Iri kuri izo mbuga zose, ari kuri YouTube nukwandikamo Icyapa by Gentil Hatana, indirimbo iraza ugahita yumva, kandi n'indirimbo ifite message nziza cyane ikora ku mitima.
ndende musimbukire muyirebe mukore sabu n'ubwo buntu bwose reka mbe na sheri wanjye agira icyo avuga dusoza. yego ndumva byose yabikoze ariko ikintu nari nibagiwe nagiye kubabwira yuko nyine ku bantu bafite n'ubukwe ndirimbira abageni. Yego abantu nyine tange nimero. Yego ndirimbira n'abageni rwose kandi bikagenda neza. Yego ubwo uravugana nimero yawe. Nimero yanjye ni 079 820 230 kane. Urazisubiramo? 079 820 230 kane. Ubwo amazina ninde? Iradukunda Diane. Ubwo utabonye Iradukunda Diane umenye ko wamaze kuzandika nabi. Dusoza hari akantu kamwe ntasoza ntababajije amasugwa na make cyane bundi imiti mvuga ngo mwakoze. Yego. Aha urukundo rusobanuye iki kuri wowe? Urukundo rusobanuye iki kuri Diane? Urukundo rusobanuye iki kuri nje? Yego. Ngiye bisobanuye byose kuri nje. Yego. Ngiye mfite urukundo nyine mfite urukundo n'uwo nduha arunyereka mba numva ari byose kuri nje. Yego. Reka twohe na Jantitara n'abatubwire urukundo ni iki kuri we? Dore urukundo bura icyari mu magambo rwose mu gihe cyane n'ijambo rimwe rwose ryihute. Yego. Abantu bashinzwe usanga nyine usaba bavuga ukuntu bakabyitiranya ariko buriya mu ijambo rimwe ryumvikana kandi risobanutse. Urukundo bundi ni ukwitanga mbabwiza ukuri. Rwose uramutse ukunda umuntu kiza ukunda ikintu niwitange nta rukundo ngo rwa rurimo. Urukundo ni ukwitanga nta bindi. Yego. Akandi kantu kamwe kanyuma turi kuba twishe. Kibazo. Navuga ngo ni iki wishimira kuba nyuma yuko uhuye na Diane? Ni iki wishimira? Nje nishe mbo. Mbayeho neza nungutse byinshi cyane. Mbayeho neza kabisa kandi nungutse abantu nungutse n'ibindi bintu byinshi cyane. Akubera ko turi kumwe na Diane. Kubera ko uri kumwe na Diane. Yes, mwakoze cyane. Twakiye couple imeze neza, ikunda Imana, isenga, iririmba, izi gucuranga, mbese ifite n'urukundo, ifite vibe nyinshi zitandukanye ko mwagiye mu byumva. Hari byinshi twumvisemo, hari byinshi bumvisemo, hari inyunganizi muri comment ushobora kuvuga ati butamuzatumira abanaba cyangwa se badushimishije cyangwa se nuko uko mu byumva nyine muri rusange. Yari Jantitara ndetse n'umukunzi we Diane Iradukunda. Twabashimiye kuba mwabanye natwe. Imana ibaho umugisha. Ibiganiro byacu nagagareka kuri African Star mu kiganiro Ask Me Anything nkuko mwagiye mu byumva mu kiganiro. Ndabakunda. Imana ikomeze kubaha amahoro n'amafaranga.